Hey, what's up? Scratch the DJ here. Good morning. Ibyo bintu nibiburamo ni distance nyine nawe urabyumva uko distance yiyongera ni nako mugenda mutana uko distance iba ntoya ni nako mugenda mwegerana none se ni gute distance yaba ari kure muba mu hantu kure noneho mwe mukegerana niyo mabanga y'urukundo rwa distance ni ibyo bintu bitandi kubabwira mukobere cyane no musore wanyu Scratch the DJ, Scratch the live, Scratch everything. Bishatse kuvuga yuko iyi channel iriho kugira ngo ibagezeho utuntu n'utundi mushobora gukoresha mu buzima bwanyu bwa buri munsi kugira ngo mugere aho mushaka kugera muri ya ndoto mufite mu mutwe muhereye ku buzima muriho ubu ngubu. No kuvuga ko harimo distance mu buzima mufite ubu ngubu nubwo mushaka kugeraho. Iyi channel niki ibereyeho kugira ngo igibafasha mutundi. Ntagiye kure cyane uyu munsi ndavuga ku rukundo. Ariko ntabwo ari urukundo rwo rwose, ni urukundo rwo muri distance, urukundo rwa kure cyane. Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zibitera kugira ngo ugire urukundo rwa kure. Abanyarwanda turabizi ko bari ku isi hose henshi cyane. No kuvuga yuko urukundo rwa distance ni ngombwa ruzemo. Ndabwira ku bice bitatu mu rukundo rwa distance. No kuvuga yuko igice cya mbere ndababwira ku bintu bitanu byangombwa ugomba kumenya, ugomba kwitaho mu rukundo rwa distance. Hanyuma igice cya kabiri ndababwira ku bintu 10 uzahura nabyo mu rukundo rwa distance. Igice cya gatatu ni icy'abantu baraba basigaye kugera kuri umunota wa nyuma. Igice cya mbere ni ibintu bitanu ugomba kwitaho byanze bikunze mu rukundo rwa distance. Tudagiye kure, nimba wumva yuko uri muri urwo rukundo ariko iyi ngingo ya mbere ukaba utayifite, uhagarike video n'ibyo bindi urimo ubivemo uceho. Ikintu cya mbere ni urukundo nyarwo. Nimba udafite urukundo nyarwo rukaba rwubakiye ukubaka, ukaba intego yarwo ari ukubaka n'umukunzi wawe mukazashinga urugo rugakomera. Nimba utabifite ntiwumve ibindi bikurikiraho, kuko urabura gukinisha uwo mukundana, urabura kwikinisha nawe ubwawe wa mugani uwo babandi bavuga ngo ati no kwikinisha, urabura guta umwanya wawe. Nta hantu ushobora kugera urimo gukina iyo mikino, ntaho bikuzakugeza rwose. Nakubwira iki, uzabaze n'abantu bakinnye imikino nk'iyo benshi bose nta hantu ushobora kugera. Nicyo nakubwira. Nimba ukiri kwishakisha, isuzume neza umenye icyo ushaka ubone gukomeza. Icya kabiri ni ukuganira n'umukunzi. Urabizi ko mu rukundo utaganire n'umukunzi nta kimugeraho. No kugira ngo mukundane hajemo ikiganiro byanze bikunze. Ushobora kuba waratangiye umwicira akajisho cyangwa se mutera amasiri, byari byose uko wabigenje kose icyo ni ikiganiro. None se nimba ari kure urabigenza ute? Urakoresha telefone, urakoresha WhatsApp, urakoresha Facebook, urakoresha iki kugira ngo mugereho? Urabigenza ute? Mugomba kuganira. Muraganira iminota 2, amasaha 5, iminota 10, murabigenza mute? Mugomba kuganira byanze bikunze. Ese akazi ufite, ese ishuri ufite, ese ibyo uri kwirukamo bya buri munsi biraguha uwo mwanya? Ese uwo mwanya w'umukunzi urawubona? Akaba ari intego ya gatatu. Ugomba gushaka umwanya w'umukunzi byanze bikunze buri munsi, yaba iminota 2, yaba iminota 5, yaba amasaha 2, yaba isaha 1. Ugomba kubishaka, kuko utabishatse, utabifite, udashatse uwo mwanya muzatandukana, muzahura n'ibintu ndibuze kuvuga mu gice cya kabiri. Ntabwo bizabakundira rwose. Icyo gice cya gatatu no kugiteganya mu byo ukora, mu byo akora, bitewe n'ibintu ndibuze kuvuga mu gice cya kabiri uzahura nabyo byanze bikunze. Mugomba kwipanga mugashaka umwanya wanyu byanze bikunze, umwanya wo kuvugisha umukunzi, umwanya
w'umukunzi hahandi umuteze amatwi, hahandi wumva ko umutima wawe ufatanye n'umutima we nubwo ari kure, ariko uwo mwanya ukaboneka, akaba ari umwanya w'umutima w'uwo ukunda. Nta kintu cyiza kikubangamira mu ngaho. Igice cya kane kigomba kubamo, ugomba kwitaho, ni ukubahana. Mugomba kubahana, mugomba kwizerana. Ibyo bintu nibiburamo ni distance nyine, nawe urabyumva. Uko distance yiyongera ni nako mugenda mutana, uko distance iba ntoya ni nako mugenda mwegerana. None se ni gute distance yaba ari kure, muba mu hantu kure, noneho mwe mukegerana? Niyo mabanga y'urukundo rwa distance. Ni ibyo bintu bitanu ndi kubabwira, ni ingingo y'ingenzi. Mu gihe utubaho umukunzi wawe, mu gihe utamwizera, bizabagora mu rukundo rwanyu, bizabagora kugira ingufu mu rukundo rwanyu, bizabagora mu bihe bikomeye. Niyo mpamvu kwizerana, kubahana biri ngombwa cyane. Ikintu cyose cyazamo kikazamo ku gatotsi, muzajye mukirinda aho mwaba muri hose. No mu rukundo rusanzwe niko bigenda, ariko iyo hatarimo distance, at least murabonana, murahura, byanze bikunze murahura, mukashobora kuba mwagira guhura, iyo connection, mukagira uko mubyumvikanaho. Ukabishobora kuba wabibona mu maso y'ukunda, ukashobora kuba wabibona mu buryo ari kukwitwaraho. Ariko se ari muri distance, uzabibona ute? Uzabimenya ute? Ni icyizere, nta kundi, nta rindi banga. Kuno kubahana nta rindi banga, kuko ari kuri. N'umutelefona ariho yangingo ya kabiri igaruka mu kuganira kwanyu. Ese muganira murebana? Ese muganira ku ijwi gusa? Ese muganira mwandikirana gusa? Ntabwo ari ibyo gusa, kuko mwibuke ko na kera byabagaho. Umuntu yandikira undi ibaruwa ikazamugera wenda hashize nk'ukwezi ariko ikamugeraho, ariko ibyo yanditse undi yabisoma, uzababaze umva ukuntu umutima wabisomaga icyo gihe. Ni kimwe n'ubu ngubu. Ikintu cya gatanu cyangwa ugomba kwitaho, ni ukubwira uwo ukunda amagambo meza, ni ukubwira uwo ukunda amagambo ajyana n'ibikorwa. Ntabwo ari ukuvuga amagambo gusa, amagambo ugomba kujyana n'ibikorwa. Iyo ubwiye umuntu ko umukunda, ese ubimwereka ute? Amagambo uvuga ajyana n'ibikorwa. Umwijeje ikintu, uzagikora. Ese umukoreye, uramubwira ngo uramukunda, nimba umukunda ubimwereka ute? Ese umuha umwanya? Ese umuha impano, present, cyangwa se umukorera surprise? Ni ukuvuga ko amagambo yawe n'ibikorwa bigomba kugendana. Ntabwo ari ku bagabo gusa, no ku bakobwa nabyo birakorwa, birashoboka, urabikora kandi bikagira icyo byongeraho muri urwo rukundo rwa distance. Ni ukuvuga yuko kubwira umukunzi ko umukunda, kubwira umukunzi ko wishimye, kubwira umukunzi ko umukumbuye, kubwira umukunzi ko umwizeye, kubwira umukunzi ko hari akantu umuteganyirije kandi ukagakora, ntaho azajya, azategereza. Nongere mbibutse ibyo bintu bitanu. Icya mbere ni urukundo nyarwo, icya kabiri ni ukumenya kuganira n'uwo ukunda, icya gatatu ni ukumenya gufata umwanya wo kwita ku wo ukunda, icya kane ugomba kumwubaha ukamwizera, kuko kumwubaha ukamwizera bizabafasha mu bihe bikomeye, kuko muzahura nabyo ibyo bihe bikomeye. Muzabyitaho gute? Muzabigenza gute? Icya gatanu
ugomba kwibuka kubwira umukunzi amagambo meza, amagambo y'urukundo kandi akajyana n'ibikorwa. Ni ukuvuga yuko ugomba kumuha impano, amasurprise, ukamwitaho. Ushobora kumwandikira akamesaje kuri WhatsApp, ushobora kumwohereza akamesaje mu ibaruwa wanditse nawe n'intoki zawe. Hari utuntu n'utundi twinshi cyane kandi dushimisha, cyane cyane abakobwa turabashimisha kandi ari utuntu dutoya. Twebwe abahungu tugashobora kuba twabigize zeru, kandi ku mukobwa biri ikintu gikomeye cyane. Uzabisangamo, uzabibona cyane. Igice cya kabiri ni ibintu 10 uzabona.